hari ahantu mwavuze nasigaye kandi nashaka gusobanukirwa. Watubwiye ukuntu indege yavuye i Kinshasa ije kubarwanya murayirekirika, hanyuma aje no gufatiriza kuba indege ya parti, ariko ndi batubwira uko byagenze. Watubwiye gusa ngo harimo abazungu ni bari batatu. Ndashaka gusobanukirwa neza iyo operation nayo ntiwayidusobanuriye. Byaje kugenda gute ko mwagize discipline mukareba bakicara bakika hasi nyuma byagenze gute? Naherutse gusubiza ngo kubona umuzungu warakaye naho naherukiye. Ndashaka naho ngo wavuge nubundi batubwiye handi henshi n'ukuntu mwagiye mubikora, kandi nibwo butwarine niko kubimenya neza iriya ndege abayijemo byaje kugenda gute kugira ngo bize gutungana neza. Murakoze. Nifuza kubaza ubuzima bw'abapfakazi ndetse n'imfubyi zasizwe na Bana Ikanga kuri none byifashe gute? Aya mafamiye hari uburyo buza bubaho bwo kuyakurikirana ndetse no kumenya ibibazo bagenda bahura nabyo, cyane cyane ko muri iki gitabo ari aho twaje gusoma muvuga ko mugira urukundo rwinshi cyane. Ku bindi bihugu abantu baba abasirikare bagira uko bitwa kandi biyambazwa kenshi na cya kibazo mwene data yabajije ko intego yari yarabajanye mu gisirikare ngo ese mwayigezeho. Abenshi mu bindi bihugu usanga biyambazwa iyo bibaye ngombwa kuko bafite ikibahuza. Ese mwebwe abasirikare b'abanyamurenge cyangwa se abademobe b'abanyamurenge, umuntu wese wabaye umusirikare, si mwe mwenyine n'ahari hicaye abandi, ariko turabazwa mwe muri aha ariko n'abari abumvireho. Nta kuntu mwogira ikintu kibahuza kugira ngo nanone ya ntego mwataye n'igihe muzaba muri hamwe murashaka kwibaza ko icyo mwari mwaragiye gukora wenda kitagezweho, bikabatera kugira icyo ko mwasubirayo mukaza kukirangiza. Wenda ikibazo cyanje cyari cyose nta kuntu byoshoboka, nimba bishoboka ko byokunda abantu bose babaye muri karakazi ko mwogira ikibahuza, nubwo urubuga rwaba rutari benshi mwogira na zitatu, ariko kugira ngo biriya bibazo twibajije ko icyari cyarabajanye mutakigezeho n'ubu ka karengane mwaziye muzira, kandi mu by'ukuri mwumvise ahantu bagiye barwana nta mututsi wabagayo, nta munyamurenge wabagayo, nta nka zacu zarimo zinyagwayo, nta bantu bacu barimo batotezwa iriya. Mwarwanaga intambara bamugane nk'uko Gapangu yavuze zidasobanutse, ariko kandi murwanira abantu batanabiha agaciro batanabimenya. Ariko ubu nyine iwacu baso banyogosenge ababyeyi banyu abo muvukana abo icyari cyatumye muhaguruka musiga ingo zanyu ko barico, kandi abantu bavuye mu gisirikare nubwo atari mwe mwenyine natwe twogenda tutabayeho, ariko bazavuga ngo heruka ni mu murima hajya ngo niwe ubazwe isuka. Ni ukuri muri mwebwe nta kuntu mwokore ibishoboka kugira ngo mwihuze mugire ikintu kimwe kibahuriza hamwe, byona batera no kugira ngo mumenye icyo mwari mwaragiye gukora kitagezweho. Murakoze. Ubumwe nizo mbaraga. Nimba hari ibyo twabashije gutsinda, hari intambara twatsinze, hari urugamba twatsinze, ni urukundo n'ubumwe. Uyu munsi icyo twoshishikariza ubwoko bwacu cyane cyane urubyiruko ni ukuva mu macakubiri, tukaba umwe, tukubaka igihugu cyacu. Ibyo nani numvise mubaza ngo twagiye mu ntambara tutazi zidafite umurongo. Izo ntambara zari zifite umurongo kandi zari zifite icyo zivuze. Abenshi batekereza kuko kurwanira nko muri Ekwateri ntacyo byari bimaze ku bwoko bw'abanyamurenge. Turi abanyamurenge twajanye n'abandi bakongomani, turi abakongomani twese, twaharaniraga uburenganzira twese kimwe. Ni ukuvuga ngo nimba twararwanaga ziriya ntambara ntabwo twogwanira hariya muri iriya misozi gusa, turi abakongomani igihugu cyose kiratureba, tugomba gukwira igihugu cyose kuko turi abanyagihugu. Twarwanya intambara zifite intego. Batuzanira Jean Pierre munyemerere tumukubitira amashi. Hanyuma nanone mbasabe
nk'uko mwabyumvise muri bana Ikanga, abenshi muri bo kuri none ntibakiriho, kandi ni abanyamurenge, ni abavandimwe bacu. Benshi mu bavandimwe babo bari hano, abandi barimo baradukurikira. Munyemere mbasabe ubw'icubahiro cyabo duhaguruka umunota umwe tubibuke, hanyuma tubone gukomeza. Murakoze, ushobora kwicara. Nanone ndimo ndabangamirwa kwicara n'abasirikare, ndi umusivile, kansubire hano. Hari abaje nyuma barimo chairman Michael, barimo chairman w'imiryango Gigi, ndetse n'abandi nagiye mbona, namwe turabiyegereje mu zubahiro byanyu. Wenda Ruhumuriza araza gufata umwanya bakire, kuko nibuza abatumirwa batumiwe. Hanyuma uyu mwanya tugezemo, amateka ni maremare. Amateka yanditswe mu gitabo kingana gutya ni menshi cyane, kandi n'ay'igihe kirekire, ntabwo bo yavuga ngo bayamare. Murumva ko yarinze guhina, yari incamake. Ariko nanone twateguye umwanya muri uno muhango kumurika igitabo, aho buri wese wategereye cyangwa wibazaga kuri aya mateka, turi buze kumuha umwanya akabaza ibibazo yifuza kubaza. Aya mateka by'umwihariko ku bakiri bato ni amateka tutazi, twebwe uhereye kuri generasiyo yanje. Twifuza kumenya, tuzi ibice twicara duhotahota, ariko turimo turagira amahirwe yo kuyumva. Jewe nageze Kinshasa, ngenda ngera hamwe hariya za Kankokolo, ngenda mbona aho bano bantu bagiye bicirwa bene wacu. Ni ibintu biteye agahinda, ariko mu by'ukuri aba bagabo bakoze igikorwa cy'ubutwari, bandika amateka kugira ngo ntakazime. Ari nayo mpamvu turi hano. Bityo ndagira ngo mbaho umwanya, yavuze ari wenyine kandi yarushe. Protokolo nimba zari bamuzanire n'amazi. Hanyuma muri uno mwanya tugiye kuba umwanya wo kubaza ibibazo. Hano hari ibinyamakuru bitandukanye, hari ikinyamakuru cha IITV1, Rutebuka Gistarari, hari Sultan Online TV, hari BMC, hari Mind, ariko ndetse n'abandi bataje, wenda baraza kugenda basangiza abantu bino bintu byakorewe hano, nabo baraza kubaza. Ariko kubera ko ari abanyamakuru bo bafite professionalism muri ibi, ndabasaba ko bobaza nyuma y'abandi. Tubanze duheze abitabiriye uno mwanya kubaza, bo baraza kuba complete cyangwa kumva iby'ingenzi byasigaye. Waba afite ikibazo rero, umwanya ni uwanyu, muzamure ukuboko tubahe indangururamajwi kugira ngo mubaze, kandi bose mubare hariya babibayemo. Muzaza mubaza, uri tayari gusubiza tumweze mikrofone asubize. Aho imbere. Kubera impamvu z'abarimo gufata amashusho, ufite kubaza yatwemera akazaza atambuka hano imbere kugira ngo agaragare muri kamera, kubera ko kuyihindukiza murabona ko hari intebe nyinshi ziticayemo abantu, kandi mu mashusho bigaragara neza nyine y'abantu bagaragara. Uyu mwanya ni uwanyu rero. Mubohoke kubaza ibibazo, kubera ko nico cyatuzanye, kandi muraba mubariza benshi. Maître Oscar, reka tambuke hano imbere. Uyu murundo wose bo dushimiye intwari zacu, amateka yabo turayazi,
bagize neza kutwandikira igitabo nk'iki cy'urwibutso cy'amateka y'ibyo banyuzemo. Ndumva ababitekereje n'ababishize mu bikorwa nabo gushimirwa. Kaba nasaba ko mwabakomera amashyi, kandi ibyo mwakoze biranditse ntibizibagirana. Njyewe si ibibazo mbaza, wenda n'ubujyanama dutanga mu rwego rwo kwandika, kuko nasanze harimo udukosa tumwe tutagomba kugaragara mu myandikire. Ubundi table de matière hariyo ntuze ntizija inyuma ya ntuze ya icyo mwise iriburiro, ako nagakosa mu rwego rwa forume, muzahindure n'ubigitamo, muzabigira neza kugira ngo uzakibona wese ubanza kumenya ibirimo, ukabona kuja muri za preliminaire ibingibi nyine bindi bikurikira. Ikindi wenda n'intuze, haraho nabonye mwandika ngo umwanzuro, wandika ntaza yanzura, uzu proposa ugakora za recommandation, tiwakwanzura n'ibitekerezo ubutanga, ariko ukabitanga sous forme ya ntuze ya za recommandation, ibyifuzo uko ushaka ku bintu zazakorwa. Ako nakandi. Ikindi abantu babajijwe mwakagombye kubashira ku rutonde, ariko mwebwe mwamye mushyira mu ntuze muri paragraphe. Izo nizo za remarque kugira ngo igitabo kigire inshusho nziza. Ariko igitabo ni cyiza, ni amateka agomba abantu kuzoza basubiramo nyine bareba ibikorwa by'ubutwari mwakoze, n'abandi nyine bakabyigiraho. Turabashimiye. Nutwo ngutwo nashatse kugira ngo wenda tube twabafashamo. Murakoze. Arakoze Maître Oscar. Yes. Amajwi sinzi ko hari umuntu uri kubanga hagati aho. Ndagira ngo abarimo gufata amajwi hano bo baratwumva neza. Niba mushobora kumva ijwi risanzwe, nicuriya mixere twayizaniye, ariko hano ho bimeze neza. Siko bimeze? Twakomeza kuko hano niho hakenewe cyane. Hanyuma ndifuza ko hazaza habaza abantu babiri cyangwa umwe bagasubiza kugira ngo batibagirwe ibibazo. Maître Oscar we yatanzeho na correction kubera ko nawe n'umwanditsi yanditse igitabo. Ni byiza, kandi timugire ikibazo. Nabonye ko bamwe basa n'abahise babona ko kubera ko atanze correction bishobora gusoundinga nabi, ariko ntabwo turi live, kandi turasaba abanyamakuru ko baraza kubinyuramo, ibitari ngombwa babikuremo, ibiri ngombwa ari byo batanga. Hanyuma rero sinzi niba twakongeraho ikindi kibazo tukaboheza umwanya bahagira icyo bavuga. Undi ufite ikibazo, aya ni amateka y'Abanyamurenge, waza ukabaza. Sawa, nimukomeza gutinda umwanya ndawuha abanyamakuru bakomeza akazi kabo, kubera ko aya ni amahirwe twari tubahaye. Murakoze. Turabanza tubashimire mu by'ukuri, mwagize neza
n'ibyo mwatubwiye ni byiza kandi hari uwabivuze twebwe turi bakuru twarabyumvise ariko ntitwari twabyumve nk'uko mubitubwiye yari histoire nyine isanzwe ariko noneho twagize amahirwe yo kubibonera kandi mubivuga ku mugaragaro. Hari ahantu mwavuze nasigaye kandi nashaka gusobanukirwa, watubwiye ukuntu indege yavuye Kinshasa ije kubarwanya murayirekirika hanyuma yaje no gufatiriza kuba indege ya parti, ariko ndi batubwira uko byagenze. Watubwiye gusa ngo harimo abazungu niba ari batatu. Ndashaka gusobanukirwa neza iyo operation nayo ntiwayidusobanuriye. Byaje kugenda gute ko mwagize discipline mukareba bakika hasi nyuma byagenze gute? Naherutse gusubiza ngo kubona umuzungu warakaye naho naherukiye. Ndashaka naho ngo wavuge n'ubundi batubwiye handi henshi n'ukuntu mwagiye mubikora kandi nibwo butwarine niko kubimenya neza iriya ndege abayijemo byaje kugenda gute kugira ngo bize gutungana neza. Murakoze. Okay, arakoze, reka tubaye mikrofone basubize. Arakoze cyane. Ibijyanye n'iyo operasiyo nyuma yo kururuka kw'iyo ndege igeze ku kibuga cy'indege, mwabyumvisha umuvandimwe yabisobanuye avuga ukuntu Kapiteni Gilles wari uyoboye iyo ndege amaze kugera hasi yibwiraga yuko abasirikari bahari ari abasirikari ba guverinoma babo, ariko nyuma mu mwanya muto yaje kwisanga aha abasirikari bahari ari abarebere. Rero icyo bakoze bahise babashira chini ya ulinzi, bamushyize chini ya ulinzi ariko muri discipline nyinshi kuko hari abayobozi bamaze kubashira chini ya ulinzi n'abazungu, bityo bari batwaye indege, ndetse iyo ndege yari ije ipakiye yari irimo imbunda nyinshi n'amafaranga yo guhemba abasirikari bari muri uwo mujyi wa Basankusu. Nyuma yo kubashira chini ya ulinzi, umuyobozi mukuru wari utuyoboye General Kayoyo yahise atanga raporo kwa Bemba. Mu minota mike Bemba nawe yarahageze. Hahise izindi ndege yari ivuye Basankusu nako Guadorite yari ijemo irimo Bemba. Bageze Basankusu bahise burira na baba pilote baje na ndege yari ivuye Kinshasa, koko n'indege iyo twari twafashe bahise bakomerezaho baja Guadorite kuko niho hari ku cyicaro gikuru cyangwa se muri Edikota ya Bemba. Nuko niko byagenze, iyo operation niko yakozwe. Murakoze. Abasirikare ntibaza batinda mu bintu, undi naze akomeze dukomeze duprocede. Undi ufite ikibazo hariho nabonye wari wazamuye ukuboko bakibajije. Okay, kubera ko nta mwanya turi bwice nabi, reka mu banyamakuru nabo barabaza, reka njewe mbaza ikibazo kimwe kuko nasomye igitabo kandi nagize amahirwe yo kwicara n'abo bagabo. Kuri page ya 57 havuga akarengane mwakorewe nk'abasirikare b'abanyamurenge n'abandi batutsi. Kuri none akarengane n'umuzi wakomeje kuva ico gihe kugeza kuri none. Abenshi bazi ko ivangura no kurengana kw'abatutsi muri Kongo bitangiye vuba, ariko iyo myaka njewe nari umwana muto, wenda nibwo narimo mvuka, shingiye ku mateka yanyu. Ndagira ngo mutubwire akarengane mwakorewe kare gashingiye kuki? Arakoze. Aka karengane nakavuze ni muri surejo ya Chwapa, juste mu karere ka Befale, ubwo Colonel Kayoyo
yari amaze gusohoka ajya imese, haje umusimbura mu mwanya we nka komanda brigade witwa Colonel Alengwe Nzambe uhari ubu ni umugenerale. Yari ayoboye iyo brigade ya gatatu, yari igizwe n'amabatayo atatu. Hari batayo ya 10 yari iyobowe na Colonel Ndori Eric Panya uhari, yari iyobowe na Major Makwani. Makwani ni umumbuza wo muri teritware ya Bumba hariya muri Equateur, utakiriho, waguye muri izi nce zo mu Bibogobogo. Aravuga ati rero niwe agiye kurega Colonel Ndori na bene wabo, ati nje simbona bano bantu d'ailleurs iyo turi muri CCLF twitwaga abanyarwanda, iyo habaye igihe cya insekirite, urugamba rutuje, ati rwose bene wacu ni mwambarira urugamba, tutari kumwe namwe nta ntsinzi, ariko haba CCLF tukitwa abanyarwanda abashyitsi. Agiye kurega wa komanda brigade, ati njyewe nta kuntu bari abantu simbabonamo neza, bagira ukuntu bahurira ahantu, ati byo baririmba bagakora igisa no gusenga, twe tutabona ko ari byo, twita ko ari ama evocation. Bariya abanyarwanda bafite izindi mbaraga zabo bwite, ku buryo no ku rugamba bashobora gutangira mu gitondo twese turi ku rugamba, kandi aribo bari imbere, hagafatwe turi inyuma. Ati turabona rero hari nimero bafite zituma badapfa. Ati kandi mwebwe bakuru n'urwego rwa politike ari rwo MLC tubarizwamo nabo babatetesha cyane kandi bakabagirira icyizere kuruta twe bene gihugu. Ati rero nk'umuntu mukuru, koko yari mukuru no mu myaka, ndabona bano bantu amaherezo naho tugana ari bo bazitirirwa, bazajya ku isonga bakayobora igihugu. Ati rero harageze aho gutegereza ngo bazagere ku ntego, twahera kuri aba ngaba ikaba consigne no mu yandi ma axe yose aho babarizwa, aba bantu bakaba extermine. Nguko uko baje kumugira inama, bafata wa mugambi wo kugira ngo bacukure icyobo kugira ngo barangire. Naho ngaho byaragezwe, uracukurwa bareba bahari, si mu ijoro ku manywa y'ihangu. Noneho n'abandi batangira kuvuga ati se ni irihe kosa, baramazina bashaka y'abanyarwanda, ni irihe kosa kuba dukorana ndetse tukagira ibyo tubigiraho, icyaha kibahana ku buryo bacukurirwa umwobo bakazahambwamo babona ni ikihe? Komanda brigade yaje kwicara arababwira ati cyakora ngaho mbahaye go ahead, musubire musenge kugira ngo wa munota nuza kugera tubashore muri kiriya cyobo. Harimo ubu ni umupastori mugenzi wacu Justin Ruganza, uwo mureba kuri page kuri couverture, yari n'umwana muto, yari agifite ipete rya adjutant, kuko yigeze gukora ikizamini muri brigade yabo, akora ikizamini c'aba ofisi harimo n'aba major, arabatsinda baza ku mwanya wa mbere kuri matière militaire, kandi agikora atari uko afite niveau d'étude iri élevée, kuko yagiye mu gisirikare ari mu wa 4 secondaire. Aza nawe kugira impano yo gusenga, yageze asenga akava no mu icumbi n'igihe hari muri detachement agasenga. Yabwiye abakuru be uhereye kuri Colonel Ndori ati birashoboka
na nyuma ya 0 Imana irakora. Muze dufate uwo mwanya batwemereye, nubwo bimeze gutyo turi enclave, turi desarme, nta zindi mbaraga, ariko Imana batuziza dusenga irenze imbaraga z'aba ngaba. Nguko uko basenze, komanda brigade agiye kubianaliza arebye kure, aravuga ngo izi nama, aya makuru ashingiye ku rwango, ariko nta kuri kubirimo. Nguko uko bashoboye gukira ku karengane. Murakoze. Urakoze cyane. Niba hari undi ufite kubaza hano muri audience, twamuheza umwanya. Mubaye mudafite ibibazo, duheza abanyamakuru umwanya, n'ubundi nibo basanzwe babariza. Sawa, watambuka. Hanyuma Pastor Vincent nawe aze gutambuka. Murakoze kuduha umwanya, tunabashimira, dushimira z'intwari zacu kuba bateye umwanya cyangwa se intambwe bakabasha kwandika kino gitabo, kuko nyine amagambo azavugwa kagenda, ariko iyo banditse birasigara n'abandi bana bacu bakazabibwirwa cyangwa bakazabisoma. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kandi dushimira n'ubutwari bwanyu cyane. Ariko cyo nashaka kubaza, kuko numvishije cyane, mwatubwiye ingaruka cyangwa se ubutwari bwanyu bwagaragariye mu ngaruka za politike mwagiye muhura nazo, kubera kuko ubutwari bwanyu bugaragara uwo munsi Kinshasa, kuko wari habaye impinduka za politiki. N'ubundi ko mwagiye mbwira kugeza muri Central Africa, ibyo byose amakuru menshi mwatubwiye, ubutwari bwagiye bugaragara kubera impamvu za politiki zari zigiye zihinduka, zikabahindukiriraho, bigatuma muhagarara kigabo kandi mugatsinda. Rero izo politiki zari nziza cyangwa zari mbi, cyo ni kimwe. Cya kabiri, zari ziva ku banyamurenge, zari ziva ku gihugu cyacu cyangwa zari ziva hanze y'igihugu cyacu, kuko numvishije bwenda muvuga uko byagiye bihinduka, bibahindukiraho, uko bibahindukiyeho mugahagarara kigabo, mukarwana kandi mugatsinda. Nyuma yaho mugaswa kandi birya mwari mushoreye bigahinduka, byahinduka mugaswa kandi mugahagarara kigabo, mugatsinda, bikaguma bigenda bihinduka. Rero ibyo nari nshaka kubaza. Murakoze. Reka Pastor Vincent baze babasubirize rimwe niba banditse icyo kibazo. Murakoze. Naje ndashaka kubaza ibibazo nka bibiri, ariko ntarabaza. Naje sinja kure y'ibyo abacu batangiye bavuga. Turabashimira cyane abantu mwafashe initiative yo kuvuga mwandika amateka, mwagize neza cyane, mwagize neza. Imana ibahe umugisha. Ni ukuvuga ngo twagize ikibazo cyane twe nk'abanyamurenge, si n'ikibazo ariko bizagenda bikosora, cyo kudakunda kwandika, kandi ibintu bitanditse biza byibagirana. Twaciye muri byinshi ariko ntidukunde kubishyira mu nyandiko, ariko turatekereza ko abana banyu n'abarumuna banyu n'abuzukuru banyu bazamenya amateka y'abana b'abanyamurenge baciye muri kariya karere muvuze, biciye muri iyi nyandiko yanyu. Mubarikiwe sana. Ikibazo cyaje cya mbere, kwaho kuri iyo kuvertire handitse ngo bana nimba nje kubiranana no gusoma ngo bana ekanga, kubera iki mwakeneye kwitiza icyo kirimi cyo kuvuga ngo bana ekanga? Ako ni kamwe nibajije. Mwavuze ngo nimba muri abantu benshi cyane, ariko nyine bakubira muri icyo kintu ngo mwise bana aho ngaho ntamenya kuvuga. Mwabikundiye iki? Ikibazo cya kabiri,
aya mateka mugiye kuduha biragaragara ko ari abantu baciye muri yakisimu, kandi tukaba tuvuze ko kwandika amateka y'ibihe twagiye tunyuramo ari ingenzi. Ikibazo cyane rikabaza ngo ese nimwe tubazaga nimwe tuha tubona hari uburyo cyangwa se hari umugambi cyangwa hari ikintu mutekereza kubijanye n'abandi bantu baciye mu max yandi, kuko nimba amateka duhabwa tugiye gusoma muri iki gitabo ari abantu bagiye baca muri biriya bice bine batubwiye, ariko kandi hari n'abandi bagiye bacanda batandukanye. Mwodufasha kugira ngo nayo mateka azandikwe? Akandi mbaza, tugira ikibazo twagiye tubura abavandimwe twese, uhereye kuri nje uvuga n'abandi bicaye aha namwe murabyumva nyine muri kade yacu twese. Muratwizeza ko muri ico gitabo tuzasangamo amazina y'abana bacu bagiye bagwa muri izo axe mbega mwavuzeho mwe, ariko ndanabyizera kuko aho nubise muvuga nk'umuvunyi n'umugabo wacu data wacu, urumva hari abantu benshi bagiye bagwa ahantu kure ni wacu titumenye naho baguye kubera inyandiko zanyu. Muratwizeza ko ayo max mwavuzeho abana bose b'abanyamurenge bagiye bagwa ho twe tutazi tuzabasha kubisanga muri iki gitabo? Soze Bonfils yarabajije ku karengane mwakorewe, ariko tikanatangiye n'ejo bundi, tikanatangiye no kuri bano basaza, na karengane kahozeho k'abanyamurenge. Kibaza ngo ese ko abanyamurenge bazava ngo nari umugabo ntizi habwa intebe, none mwe mwakoreye igihugu, reka rimwe tubaza n'ubundi mwaraturuse, none twe nk'abasivile tukabaza abantu bahakoreye igihugu bari abasirikare, ako karengane katunye muja mu gisirikare mukagwanira igihugu mugakora ibintu bitandukanye, kuri none mwamuja kutumurika igitabo mwageze ku ntego? Uko iyo mubirebye uko murabona ko twageze ku ntego kabisa, aho tubwirwa amateka. Nimba tutaragera ku ntego, uyu ni umwanya wo kwandika cyangwa ni umwanya yego kwandika amateka mwaciyemo, ariko mugatinda cyane kutubwira ikindi gikurikiraho cyane. Revolution zageze kugara muri Kongo ni nkaho zabaye nk'abanyamurenge ariko batari antete. Sinobaza ngo se zageze ku ntego, nta ntego zagezeho. None ko ahubwo byabaye bibi kuruta igihe mwarwanaga, kuri none dukora iki? Nakurikiye ikiganiro General Biringira yakoze aho yavuze, ndabizi ko abantu benshi bagikurikiye, abwira abana aravuga ngo muhaguruke murwanire igihugu, ati nimutanahaguruka ati tuzakambakamba, turacyakambakamba tugende byibuze dukambakamba tuje kurwana. Namwe mwakambakambye tukabakurikira. Murakoze. Ibibazo uyu mugabo abajije yarakwiriye kudusanga muri aka kazi k'ubunyamakuru kubera ko abajije ibibazo byose nanje kimwe nari nsigaraye nacongeraho, kuko mwahoze mugaruka kuri mobilisation ivuga ko abasore bagomba gukunda igihugu no gutabara, kandi arabivuze siki ni igihe cyo kwandika cyangwa mwagombye kutubwira muri mu kazi, kuko ari n'abasirikare banditse ibitabo n'ubu ngubu bari mu kazi tuzi. Ese ko mumobiliza abasore kuja gutabara rimwe mwatubanjirije, kandi banahekanga bamwe bakiri mu gisirikare, mwebwe mwakiviriyemo iki kandi ibyo bibazo bihari? Reka ufite nimba hano wagukompleta nta kibazo. Arakoze umuvandimwe gusubiza iki kibazo, kubaza ikibazo. Yabajije ikibazo cya mbere kuvuga ngo ese ngo kubera iki twanditse ngo banahekanga. Nta kindi cyane kirenze kwitwa banahekanga, kuko twashatse kugaragaza ko ari Equateur nk'uko twabisobanuye ijambo ekanga, kuko ariho twakoreye operation. Nk'iyo tuza kwenda kuzikorera muri Chikapa za Kananga hariya ku mupaka za Kabinda winjira muri Angola, nabwo twari kuhita gutyo. Twashatse accentuer cyane kuri tere bwite twakoreyeho izo za operation. Icya kabiri,
ngo ese mwazadufasha guhuza aya mateka yanyu n'ay'abandi bakoreye mu zindi ntara atureba nka kominote y'Abanyamurenge? Nakubwira ngo amwati yego, nitumara guhura tugahuza n'abandi biroroshye kugira ngo noneho aya mateka n'ay'abacu bagenzi bacu dushobora kuyahuza kakaba un livre commun, kugira ngo nuwaza bikurikirana atarinze kujya ngo yidokimenta ahandi. Byakunda, birasaba umwanya n'ubushobozi buherekejwe n'ubushake, byakunda. Icya gatatu, yabajije ngo ese birashoboka hariya twakoreye operasiyo amazina y'abacu batakiriho ngo ashobora kuboneka muri iki gitabo? Reference page, page 91, urutonde rw'abana Ekanga abahari ndetse n'abatagihari. Uzaza ubona leti runaka, haratangira leti Bideri Claude, ni umututsi wo muri Nord, kuko birakurikiza ordre alphabetique. Yego, birakurikiza ordre alphabetique kugeza nabo muza kubona batakiturimo ni Mukire Frank mwene Kajonga w'Abaheto, aherutse kugwa za Gitarama, ndetse na Majoro Mukigabo Ruziga Eric uherutse kuraswa twavuze kuri 24 z'ukwa gatatu. Ni ukuvuga ngo amazina y'abagenzi bacu muri axe ya Equateur muri iki gitabo pari 43 n'abakiriho n'abitabye Imana bose barahari, yewe n'abandi bamwe bahagarariye abandi ku mazina twashoboye kwibuka baguye muri Kinshasa, duhereye kuri leti Irakiza Bebeya w'Abashombo, bamwitaga Irakiza Bebeya Shiraka, n'abandi na Sweet. Nagaragaje wenda gufata amazina nibuka nabo barimo, ariko Clotira mvuga ngo bahagarare n'abandi benshi. Muzabona bo ba Fande Cunguti bari za Maluku, Abansele, Abakibomango bari bahagarariwe na leti Jean-Jacques Rusamira uhariya mu Rugabano. Twarabanaga muri presidence, tuza kubona deployement tuva muri presidence nge nawe n'abandi. Muzaza kubonamo Gonderwa Tarsis wari commissaire politique, umuhungu w'Abatwari Plutôt n'umugabo mwene Gonderwa n'abandi. Ariko igihe twaza guhuza ibitabo n'ayo mateka twakora liste commune y'abacu bose, tutitaye ngo baguye hanaha, isifi gusa kuba hariho amakuru y'impamo. Akanyuma hindurira page. Akanyuma yarabajije, yaravuze ngo ese kugira ngo mwandike igitabo nuko mwageze ku ntego. Ntabwo twageze ku ntego, n'ubu turakomeje, ari nayo mpamvu tugomba n'ubundi ubukangurambaga. Hari ibyo tugomba kwamagana bikidukurikiranye. Ubushize hari uwavuze aravuga ngo ntabwo kwiga science politique bikugira umunyapolitike mwiza, ariko politike nziza ihera ku burere, politike nziza ihera ku kuri. Twabyiga mu mashuri, twarwanya impunite. Subiye inyuma gato, nubwo twebwe nashoboraga kugira ikosa ryakora umumongo, ryakora mugenzi wanjye w'umungwaka, ryakora umugenzi wanjye w'umukarunda, ariko byageraga kuwo ndiwe uyu wewe, ikaba infraction à circonstance aggravante. Kuri mugenzi wanjye ukabona rwose bamuhaye icyo bita nibisanzwe, bakamuheza icyo bita aza.
ya 15 jours pinisho gusa yo kwicara muwe. Urugero natanga, Lieutenant Mutegetsi Karojo ari mu Minembwe, yigeze gutawanyika kimwe n'abaofisiye bagenzi be, yewe bamwe bari bamuruta no mu ipeti, ariko ngo baje kubivuga baravuga ngo Mutegetsi ashobora kuba ari we wakoze intoxication yo gutuma abaofisiye bagenzi be batawanyika, ntibarenze meme 1 kilometre. Ariko icyo bakoze, bamufungiye muri prison ya Basankusu, ayiviramo uburwayi. Baravuga ngo ntibihagije kuko abandi bose nta warushe ajya muri iyo kasho y'iminsi ngahe, batashe mu mazu. Muri kwa kumushyira hariya afatwa nabi, mu minsi 3 ararwara. Icyaje gukurikiraho aho bakaguvuze ati fame officier wenda yarwaye, naje kwa muganga, dufite abaganga, hari imiti. Baravuze ati ahubwo nibashaka ibiti. Icyo yakoze, yaravuze ati na data kiruhura, ndatekereza ko atigeze aca umurundo w'ibiti, ahubwo byaruta yuko natera intambwe mu ntege nke mfite, wenda mukandasa muturutse mu bitugu. Yarirwanse yinjira ishyamba, haba alert, yagiye kuza nyuma y'ukwezi hafi kurenga, yarakorewe operation n'abadoktor, aho yaje guseruka brigade cyangwa abayobozi twari dufite, nta no gutekereza bavuge ngo ofisiye yagiye he, wenda bahaguruke bavuge ati nyamuneka ibi twari tugiye gukora ni ibiki. Nta kintu cyabaye. Byageraga kuri twe bikaba infraction a circonstance aggravante, mu gihe abandi biraho ngaho. Urugamba rurakomeje. Ejo bundi mu kwezi kwa 10 ku minsi 7 Gaza itera Israel, ifata za mateko. Hari abagabo b'ambasaderi n'abandi barimo bakora ahantu, baravuze ati no, nta mpamvu yo kujya muri office, nta mpamvu yo kwitwa ambasaderi runaka, reka ntahi wacu ku myaka ye atarebye imyaka ye ngo arakuze, tereka nsubira iwacu nje ku rugamba. Twarakoze kandi tuvuga ngo ntituzongera, tururiho. Nubwo utubona gutya wenda dufite hari impamvu wenda zo bango hari imvune runaka, iyi shoke mfite y'akaboko ni ejo bundi vuba aha ngaha, ariko hari andi mashoke y'amasasu, nubwo hari n'abandi, ariko ntibikuraho kuvuga ngo nageze ku ntego cyangwa se ndagiye ndyame nirorose birangire. Urugamba rukinwa mu buryo bwinshi kandi turabizi ko turi hariya. Murakoze. Yego, ziriya politike hari slogan mu Nkotanyi, cyangwa se nimba nayita slogan cyangwa se teori, bavuga ngo aza kwibuka iriya politike amaco y'inda, cyangwa se inda nini ngo tuzime amayira. Iyi exercise izaho ikatubera ingaruka mbi kuri twe, ku bandi baba bafite inyungu zabo bwite, bakareba bashobora kuzicisha, bakavuga ati reka twuririre kuri aba, ariko badakeneye kugera ngo bakemure wenda ikibazo kitwugarije nka community, ariko baviza intere zabo ziri hariya, kugira ngo wenda birusheho kumvikana ko bagiye kugira ngo barenganure bariya. Oya,
ba data ababyeyi muri hano mwabitangiye kera kugeza na n'uyu munsi. Urugamba ruracyari rwa rundi, nubwo rutagera hariya gusa turwanirwa gusa mu buryo bw'amasasu, ariko urugamba rurahari, kandi koko ingaruka zitugarukaho nanone zidakemuye ikibazo cyacu. Ariko ntibivuga ko tugomba kuzacika intege, tuzagenda de generation, ariko toujours amaherezo tukazabana droit kimwe n'abandi. Navuze ngo biragatsindwa kuba aho uri uyu munsi wa none ariko utashyirwa mu igenamigambi ry'igihugu ubarizwa mu uyu munsi wa none. Tugomba kugira uburenganzira, tugomba kugira accessibility ku byiza by'igihugu n'iterambere ry'igihugu nk'abandi banyagihugu hose, ariko urugamba ruracakomeje. Murakoze. Murakoze rero, naje nashatse kongera kuri ibi abavandimwe bavuze. Hari ibyo mwari mutubajije, tese ni ngombwa muri iki gihe kwandika igitabo? Ahubwo uwabajije abanje kudushimira kwandika igitabo. Ndatekereza ahubwo kuko twatinze, si igihe gusa ahubwo twaratinze, kuko ibitabo ni amateka, ndetse n'abari mu kazi ubu nyine natwigwanira ruguru yari igomba gutangira kwandika ubu nyine. Impamvu tutagira amateka mu bwoko bwacu nuko tutandika. Rero nimba twaranditse kino gitabo nk'uko wabibajije, tese ko tubona mwaribanze cyane kuri Ekwateri, izindi akse, iyi ni intangiro. Tugomba kuzohuza amateka yose y'Abanyamurenge kugira ngo tuzogire igitabo cy'amateka. Ni nayo mpamvu uyu munsi twabishize ku mugaragaro kugira ngo hagaragara amateka. Yego ni igice kimwe, ariko kandi Kongo yose ntitwirengagije bagenzi bacu bari mu zindi akse, bari mu zindi movement zari ziri muri Kongo, n'abandi bari mu tundi turere. Nubwo tuvuga bari Kinshasa n'abandi baje tukabana muri Ekwateri, ariko kandi hari abandi bari handi henshi, kuko Kongo ni nini. Ayo mateka yose turashaka kugira ngo azohurizwe, tugira amateka y'ubwoko bwacu. Ejo tuzosigira abana bacu bazobiharanire kugira ngo tubigezeho. Ubundi ubutwari, intwari iharanira kugira ngo ibyo yaharaniye bitazazimangatana, ahubwo bizokomeze kugeza ku ntsinzi. Intwari ipfa ihatekereza ikibabaza intwari, ni ukuvuga ngo se ibi naharaniye bigiye gusibangatanya kuri uyu munsi. Ariko intwari zitekereza cyane kuvuga ngo aya mateka ntakazime, ahubwo tuzogere ku ntsinzi ikomeye. Ikigira kabiri, numvise mubaza ku macakubiri. Amacakubiri yabaye muri Kongo kuva kera nkuko mwabivuze, n'uyu munsi aracakomeje. Twayabayemo, twayakoreyemo igihe kirekire. Ndibuka noshobora kubaheza nk'urugero rutoya. Hari ahantu twagiye mu ntambara, dushitse twambuka ikiraro cyari imbere yacu. Tucambutse, umuyobozi wari utuyobora tubwira ngo atari abantu bahawe baharanira ubwenegihugu, baha bashaka ubwenegihugu, ati nta wundi wacambuka. Ni ukuvuga ngo twe twaracambutse mu minota ingahe, twarirutse turacambuka. Ariko aho kuvuga ngo twakoze akazi keza, aravuga ngo nabaha bashaka ubwenegihugu. Nibo bo kwambuka aha, ariko ngo wiwe umunyagihugu yokideborda n'amezi 5 ntiyashobora kwambuka hano kuri iki kiraro. Ibi ni byerekana yuko amacakubiri akimunze kiriya gihugu, tugomba guharanira kugira ngo duharanire ayo macakubiri kugeza ashize. Ni nayo mpamvu tugenda twandika amateka, dusiga amateka. Muri aba muvuga ngo ese muri iki gitabo hariho benshi bakiri mu kazi bacanditse, turi kumwe nabo, murabasangamo bakiri hariya. Natwe turacakomeje kugira ngo duharanire kugira ngo amahoro azogaruke muri kiriya gihugu. Murakoze.
kubera umwanya reka twakire Pasiteri Bishaza abaza ikibazo kimwe turaba dusoje na audience, abanyamakuru babiri babaza ibyabo babisubirize hamwe dusoze kubera impamvu z'umwanya. Noneho hari n'izindi gahunda ntoya turi busorezeho, kandi mwihangana abantu ntibasiga abandi kugira ngo dusoreze hamwe. Arakoze cyane umuvandimwe, kandi namwe murakoze cyangwa se mwakoze. Imana ibahe umugisha kuba mwarashoboye kwandika ibi bitabo bitugaragariza bimwe mu mateka yacu. Reka ndeke kubigira ibyanyu mwenyine, ni ibyacu, kuko n'abagiye bangirika cyangwa se bapfa ni abacu, yewe n'icyo dupfira ni kimwe. Rero kuba mwarateye intambwe yo gukora ibi, mu by'ukuri turabashimiye. Ngarutse ku byo mwene data Pasiteri Vincent yavuze hariya, ni nkaho yagarutse mu mugani w'ikinyamurenge. Hari umugani uzovuga ngo urubavu rw'imfizi urwivuga rugejeje ku mbehe. Ni nkaho yaragiye kuvuga ati se ko mwanditse kare kandi urugamba rukiri urugamba. Rero mu byo mushoboye kutuganira byose, nje numvishemwe amagambo abiri cyangwa se nabikubiye mu magambo abiri gusa. Hariho iki gitabo kitubwira amateka yanyu muri kariya gace, hakabamwo n'akandi kantu gato cyangwa se kanini k'ubukangurambaga. Ikibazo cyanje kikaba kigira kiti, ese mbere ko twatangiye nyine twirwanaho, kandi mu by'ukuri ubona ibintu bisa n'ibifite umurongo, ariko aho kugenda bije imbere bigenda biba byiza, bikarushaho kugenda bishira imbaraga kugera ubwo biyoyoka bigashira bikarangira. Duhereye kuri AFDEL, za RCD mu kuntu zavumye, mu by'ukuri twizeraga ko hari ahantu cyangwa se muri cagihe ko tugiye gukira gutotezwa no kugirirwa nabi, duhora tugirirwa nabi, ariko birashira. Uyu munsi mu by'ukuri kubabona hano, twe turi abaturage hano bibereye hano b'impunzi, tureba ku ma YouTube tukaganira gusa nk'abaturage, ariko kuba tubabona hano turababonamwo nk'ubuyobozi cyangwa se nk'abantu bafite ibyo baturusha. Ese ibi by'uyu munsi wa none, muri iyo sensibilisation, ni iki mwotwizeza noneho, ni iki mwotwereka gisa n'igitandukanye n'ibyagiye bibaho n'ibyatambutse, bizotuma turushaho kugira icyizere ndetse bikaturema n'umutima? Murakoze cyane. Arakoze Pasiteri kubaza. Hari icyo nari mvuze mu mwanya ushize,
teori ivuga ngo inda nini tuyimamayira. Reka ngaruke kuri iki kintu kijyanye n'ubwoko bwacu. Iteka nituramuka tutarasobanukirwa mu matribi arenga 450 natwe turimo muri kiriya gihugu cya Kongo, ndatekereza ko nemezanywa na benshi ko mu matribi ari minoritaire turimo. Nitumara gusobanukirwa icyo kintu, tugomba kandi no gusobanukirwa n'ikintu kivuga ngo nimba turi minorite, kubera iki muri twe hagomba kuba dislocation, gucikamo. Iyo abantu ari bake, iyo abantu ari navuga bafite imbaraga nke, hakabaye kugira ngo bafatane urunana, bafatane amaboko, kugira ngo n'uwo ari we wese wahembera kugira ngo abacishemo ijisho agamije kubagabanya. Ya politike yo kuvuga ngo diviser pour mieux régner ntishoboke. Ariko yanda nini iturimo, igahita itangira kugira ngo dutandukanye za mbaraga. Ibyo birahari nk'umubitsinde, nta mpamvu yo kwirirwa tuvuga amazina ngo dutange n'amashusho, oya. Ariko nidusobanukirwa n'icyo kintu, kuba minorite que nous sommes, ariko dushyize hamwe, hatabaye iyo nda nini, hatabaye iyo kuvuga ngo abarinje, ariko habe hari ubwoko. N'uyu munsi iyi nsinzi twazayigeraho. Tumaze kuankesa incike nyinshi, kandi nanone haracyari opportunité yo kugira ngo uyu munsi cyangwa se izina ry'incike rizibagirane, haboneka intwaza. Kontrere y'incike ni intwaza. Rero uyu munsi wa none ayo macakubiri amaze kutuba mu bwacu twenyine, n'impamvu twakomezaga kugira n'iyo victoire muri abo bandi basirikare ibihumbi twabanaga namo. Twebwe ubwacu ntitwari tuzi kuvuga ngo wiri gutinda ngo uyu ngo numurara runaka numurara. Twamaze gusogongera icyitwa uniform, uriya mwenda ntuzi ureba ngo uyu niki, haba gusa ikinyuranyo cyo kuvuga ngo murebe ku bitugu, ndebe ku bitugu, uyu ni superieur, uyu ni subordonné par rapport ya grade cyangwa se fonction fit, bikarangirira aho ngaho. Ariko byageze aho biba agahomera munwa, aho muri twe utangira kuvuga ngo ndi umusirikare wo mwacu, wo mwadata, w'umurara. Iyo iba intege nke cyane ku buryo na rubanda rundi barusahurira mu nduru, baprofitamo kugira ngo dutangire ducike, tugire za mbaraga nke twakagombye kugira ngo twirwaneho turi umuntu umwe. Ariko biza gusanga ko inda nini, iki nicyo tugomba kurwanya, iki nicyo tugomba guhagurukira, haba mu ijoro no ku manywa. Ariko amaherezo incike, kuba ubuhunzi, gutakaza imitungo, umunsi umwe incike zizabona intwaza. Murakoze. Tugiye kwakira ikibazo kimwe cy'umunyamakuru hano dusoreza ibibazo. Hagati aho abantu barimo gusohoka, hano hari ibitabo kandi ngira ngo buri wese afite amatsiko yo kugisoma, kuko ibyinshi mu byo twibaza n'ibyo barimo kuvuga birimo hano. Rero ukeneye igitabo ni 1500, ankoreho ndakimuheza agenda. Ariko abakicicaye hano turaza guheza chairman ijambo nyuma yo gusubiza ibibazo, aduheze gahunda zindi tugana ku musozo. Okay. Turabashimiye cyane Bana Ekanga kuba mwafashe ino initiative cyangwa se kwandika no mateka. Turabashimiye, ariko nanone dufite ibibazo twumva twakwibaza ndetse tukanababaza. Icyambere mbaza ni muri MLC kwa Jean Pierre Bemba hari aba cadre politique, hagaso hakaba n'abari muri military ariho mwari muri.
ese mu Batusi reka mvuge mu bantu bavuka i Masisi n'Umurenge ntabo twari dufite bari muri cadre politique muri AMLC ku buryo mu ifatwa ry'imyanzuro imwe n'imwe ya parti ko baza kugiramo influence. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ubutwari bw'abanyamurenge twe turi bato nubwo tutari bagito ariko tubuzi kuva kubageriye kugeza kuri none ku bana bato bari ku rugamba. Ariko hariho amakuru avuga ko twagiye tugwanishwa intambara tutazi iyo ziturutse. Muvuze ko MLC yazanwe n'aba Ugandan, abantu baravuye muri Uganda. Nta mission mwari muzi baje gukora. Mwebwe mwa execute nko muri military mu execute order ariko nta makuru mwari mufite iyo movement mission nyamukuru bari bafite. Barya mwarwaniye hahandi mwagaragaje ubutwari mwatumye bo kuri none ari aba autorite mu gihugu ndetse bafitemo ijambo. Ariko kuri none twe dufite abapfakazi, dufite inkomeri, dufite bakajorite n'abandi bakiriho badafite ako gaciro. Ndashaka ko aho harimo ibibazo bibiri A na B. A mubona ari iki cyari gukorwa kitakozwe kugira ngo bwa butwari bwacu buduheshe ijambo ndetse na influence muri leta ziriho kuri none, kuko barya mwabanaga kuri tere nibo ba autorite bariho kuri none. Ikigira kabiri nka young generation niki cyakorwa kugira ngo ejo nejo bundi tutazarwanishwa intambara tutazi iyo ziva tugasigarana bakajorite n'abapfakazi ndetse twe ntitugere kuri mission nyamukuru. Murakoze. Reka nawe ikibazo kimwe. Murakoze cyane. Sorry. Murakoze cyane. Nitwa Rutebuka Justin. Nagira ngo mbaze akabazo gatoya gusa cyangwa se kanini ariko kuko ibindi byose ndumva babibajije nari mfite ku mutima ndetse nifuzaga kuza kubaza. Nifuzaga kubaza ubuzima bw'abapfakazi ndetse n'imfubyi zasizwe na Bana Ikanga kuri none byifashe gute? Aya mafamiye hari uburyo buzabubaho bwo kuyakurikirana ndetse no kumenya ibibazo bagenda bahura nabyo, cyane cyane ko muri iki gitabo ari aho twaje gusoma muvuga ko mugira urukundo rwinshi cyane. Murakoze cyane. Reka nze ntangirire kuri kino kibazo Justin yarabajije kijanye n'imfubyi zacu za Bana Ikanga badusigiye. Mu by'ukuri nka Bana Ikanga aho turi hose dukora ico dushoboye yenda mu bushobozi bukeya dufite kugira ngo tubashe gufatikanya n'abana cyangwa se n'imfubyi bagenzi bacu badusigiye. Ntabwo dufite ubushobozi burenze ariko dufite uwo mutima kugira ngo dukomeza dufatikanye. Cyane nico cyatumye dusa n'abandika kino gitabo amateka areke gusibangana. Ikindi kandi mu buryo yenda bwo kwigurisha n'ibindi bizadufasha kugira ngo yenda tuzakomeza twiteho abana cyangwa se abapfakazi twasigiwe. Ikindi kijanye n'ururimi yenda ku bana bacu baba bavuka uyu munsi, mu by'ukuri kuko nari mbivuze dufite ubushobozi bwinshi cyane ariko nanone uko tugenda tubona ubushobozi turateganya kugihindura mu zindi kugira ngo n'abana wese bazoza hanyuma bazabashe kugisoma. Icari kijanye n'ico warubajije ngo c'abatutsi, ndumva mwatwinjije muri politike cyane kandi yenda ntiturabanye politike. Hari ikintu yenda umuntu azajamo ukaba ugishoboye akaba n'ibindi utabushoboye, kandi abanyamakuru babaza ibintu byose bije. Ariko kuko ijanye n'abatutsi ndagira ngo abakibaza bashobora kwirengagiza yenda cyangwa se bazi abaribo kandi natwe tuzi abo turibo. Babaza cyangwa se bavuga ibyo bazi. Igihugu cyacu cyagize ibibazo kigira ubuyobozi yenda budahwitse budafashe, ugasanga rero n'ibindi bihugu cyangwa se n'amahanga yose. Kongo murayizi mwese ndawutazi politike yayo, muzi politike ya Kongo kuva kera kose, nguko mwari mubivuze, akarengane kuva kera kose, abasaza barahari
kandi bagiye babicamo kugeza uyu munsi. Kongo uburyo itunze n'uburyo izizwa, kandi amahanga yose arebamo hano. Rero iyo umuntu afite imbaraga nkeya ntaho utogukubita, nta n'utokubonera. Rero ingaruka turimo ni iz'iki gihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu budahwitse. Rero umuntu wese kuza kwinjira no kugira gute biroroshe cyane. Rero twebwe ntabwo twibahakana abo turi bo kubera politike zivanga n'aha turi abatutsi kandi tuzohora turi bo. Uwo ni jewe. Murakoze cyane. Arakoze umunyamakuru yabajije se hariya mwari muri, uretse mwebwe abasirikare harimo abandi bantu bashoboraga kujya mu nshingano abapolitisiye, abakadere politike, abakada. Kuri icyo kibazo ni yego, byageze aho uwitwa Marehemu Muhingabo Odas muri iriya koro ya Sun City yagiyeyo. Ni mugenzi wacu w'umututsi, yaje kwitaba Imana. Akimara kugera hariya habaye ibibazo byo kumwibazaho, ahubwo bumva rwose ko nibura twebwe turebwa n'igisirikare. Ati noneho ahananije no mu gisirikare bakakomeza bakabadisenge kuriya, na hano muri politiki nidukomeza nabo muri kadira politiki nidukomeza kubagira ari benshi, ijwi ryacu kuri bo rizajya hasi. Habiyemo iki? Yavuye hariya atareba atabona, yarinze gucikishwa. Babona kera ko tension yari mbi kuri we, tuba tumubuze gutyo. Ariko mwumve ko sinje kuvuga nka wa mugabo Karamaga wavuze ngo ihene ibe nk'idapfa ibishoshoye. Uyu munsi nk'iyo tuza kuba twari dufite Muhingabo Odas akiriho, ndatekereza ko buri wese akagombye kumenya ngo hariya hahagaze umugabo. Ariko yari intangiriro, ariko nayo baza kuyirwanya. Kucyo wari ubashije cya kabiri, tese nk'urubyiruko mu gihe tubona abapfakazi baraha na hariya, niki cya motive urubyiruko kugira ngo nabe bashobore kujya muri systeme y'impinduramatwara, kugira ngo tubone ubwigenge, tubone ubwo burenganzira nk'abandi bose. Sinje kugusubiza ngo Perezida w'u Rwanda yatemberereye intara y'Uburengerazuba, jisita akarere ka Rutsiro. Muri ya presentation meya avuga ukuntu akarere ka Rutsiro kibasiwe n'inkuba. Arabivuga, nyakubahwa aramubaza ati se hari ingamba mwaba mwafashe ku bijyanye n'izo nkuba zijyana ubuzima bw'abantu n'ibintu? Asubizaho ubusa adatekereje kabiri, aravuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose ingamba tuzirimo. Izo ngamba nizi twashyizeho abarararondo bazatuma inkuba zidakubita abantu n'ibintu. Muri mva icyo ngicyo nihuse kukubwira ati ntabwo tuzasubira, nibigenda neza ntabwo tuzasubira kugira imfubyi n'abapfakazi, n'abandi umubeshyi. Ariko uretse n'abari hariya n'abandi hano mu buzima busanzwe, turashyingura, turakira impfu zitunguranye, ariko bora kugira ngo ngwe hariya mfite icyo mparanira ejo nyuma yanjye, nubwo ntazaba mbigezeho ari nge, ariko umusaruro ukazaboneka ku bankomokaho, ku bana banjye n'abandi. Murakoze.
wenda nunganira umuvandimwe kuri iki kibazo cya nyuma avuye gusubiza. Umunyamakuru yarabajije ngo ese nk'urubyiruko rwa none niki twabizeza ko batashobora kurwana intambara nka zimwe zagiye zitambuka. Mu by'ukuri tutinjiye cyane muri politike, intambara zagiye zitambuka cyangwa se regime zagiye zibaho uhereye kuri AFDL, MLC n'izindi zakurikiyeho, ku rubyiruko ruriho none ni icyigisho cyangwa se ni referanse bashobora guheraho kugira ngo batekereze kabiri. Icyo ni kimwe. Ikindi cyafasha urubyiruko rwa none shobora kubabwira ni ukwiga, kuko noneho mufite referanse nyinshi mwakwigiraho. Nibi byonyine kuba urubyiruko rwacu rwiganje mu bihugu by'abandi cyangwa se bari mu buhunzi, icyo cyonyine urubyiruko dufite kwiga kumenya agaciro k'igihugu no kumenya ingamba bashobora gufata kugira ngo bagire agaciro mu gihugu cyabo. Murakoze. Twari twasoje gahunda y'ibibazo ariko hari umwe mu bayobozi yifuje kubaza hariya, kandi ngo icyifuzo cy'umuyobozi n'itegeko, iyo abundi sinari kumuha umwanya, ariko Gigi naze mu munota umwe rwose kugira ngo tureke kwicira abantu gahunda. Murakoze. Twaje dukerejeho, bituma wenda dusanga abarimo kudefanda kuno byita cyangwa se bavuze amateka byinshi babitambutse, bituma byinshi tutabyumva. Ariko mu by'ukuri ni byiza, kandi aho twasanze twumvisha amateka meza, kandi tubashimira mu by'ukuri kuri iki gikorwa ku mateka meza. Nubwo hari ababihira kuko hari ibyagiye bibamo bibi, ariko nanone bituma tumenya twumva ibyagiye biba aho tutabaye. Rero mu by'ukuri turabashimiye, kandi hari uwababajije ikibazo ko abandi bagiye baca mu zindi akse, niba hari umuntu abamuziranyemo nabo bashaka kutugezaho nk'ibi. Icyo cyaba icyifuzo, ariko mu by'ukuri ikibazo cyanjye kigiye kujyana nk'ako. Iri zina mwanditse ngo ni Bana Ikanga, turasa n'abagiye kuryita ko ari nk'iry'abademobe mu bindi bihugu kandi atari bo. Ese turabazaga n'ibyo abandi batari hano, kuko akazi kanyu mwakoraga kari kamwe. Nta kuntu iri zina ryohinduka barya abantu bose mwabanaga bakorewe mu akse yandi, ariko bavuye muri kariya kazi bakoze igisirikare bose. Murabizi ko ibindi bihugu abantu babaye abasirikare bagira uko bitwa, kandi biyambazwa kenshi na cya kibazo mwene data yabajije ko intego yari yarabacanye mu gisirikare, ngo ese mwayigezeho? Abenshi mu bindi bihugu usanga biyambazwa iyo bibaye ngombwa kuko bafite ikibahuza. Ese mwebwe abasirikare b'abanyamurenge cyangwa se abademobe b'abanyamurenge, umuntu wese wabaye umusirikare, si mwe mwenyine na hariya hicaye abandi, ariko turabaza mwe muri aha, ariko n'abariya bumvireho. Nta kuntu mwogira ikintu kibahuza kugira ngo nanone ya ntego mwataye n'igihe muzaba muri hamwe, murashobora kwibaza ko icyo mwari mwaragiye gukora wenda kitagezweho, bikabatera kugira icyo ko mwasubirayo mukaza kukirangiza. Wenda ikibazo cyanjye cyari cyose, nta kuntu byoshoboka, nimba bishoboka ko byokunda abantu bose babaye muri kariya kazi, ko mwogira ikibahuza. Nubwo urubuga rwaba rutari benshi, mwogira na zitatu, ariko kugira ngo biriya bibazo twibajije ko icyari cyarabajanye mutakigezeho, n'ubu ka karengane mwaziye muzira, kandi mu by'ukuri
mwumvise ahantu bagiye barwana nta mututsi wabagayo, nta munyamurenge wabagayo, nta nka zacu zarimo zinyagwayo, nta bantu bacu barimo batotezwa iriya. Mwarwanaga intambara bamugani nk'uko Gapangu yabivuze zidasobanutse, ariko kandi murwanira abantu batanabiha agaciro batanabimenya. Ariko ubu nyine iwacu baso banyogosenge ababyeyi banyu abo muvukana abo icyari cyatumye muhaguruka musiga ingo zanyu ko baricwa, kandi abantu bavuye mu gisirikare nubwo atari mwe mwenyine natwe twogenda tutabayeho, ariko bazavuga ngo heruka ni mu murima hajya ngo niba ubazwe isuka. Ni ukuri muri mwebwe nta kuntu mwokora ibishoboka kugira ngo mwihuze mugire ikintu kimwe kibahuriza hamwe, zona batera no kugira ngo mumenye icyo mwari mwaragiye gukora ko kitagezweho. Murakoze. Sinzi ndumva Gigi asa n'uwatangaga recommandation, niba mugira icyo mubivugaho. Numvaga recommandation. murakoze mwese abageze hano, ko ndumva ko turara gusubiza nyine twaje kurenguka. Iki kibazo uyu mutware yarabajije ntabaza baragana ngo twese dukora iki. Izina ry'abana ikanga turi abakongomani, ko turavuga akarere twakoreyemwo ibi twakoze, nicyo cyatumye tucita igitabo cy'abana ikanga. Ugeze no muri aka karere ka Ekwatere bagiye bagira uduce aho twabaye, ibyakozwe byose byitwa aho ako gace. Ni nk'uko mwovuga ngo Kitengera, aho hitwa Ekanga, bituma dufata iryo zina. Kuba two kwihuza twese twatangiye abanyuze axe ya Shaba, abanyuze axe ya za Kasayi, bo kwihuza tukaza tukarema igitabo kizima. Ndumva ko ico kibazo ariko twogisubiza. Ikindi kibazo twaye dushaka kwibazaho, intambara pasiteri yari yabajije, nta ntambara z'amafuti zihaba, kandi abantu bataragera kuco bahaye bashaka ntibaza bananirwa. Kandi igisirikare buriya ni impamagazi umuntu akora ikagira igihe ishirira. Bariya bahaye barwaniriye iwacu bunyine ntababahamagaye, ni umutima w'umuntu gusa. Ico twizeye n'ubu duhagazeho nuko urugamba twatangiye basogokuru batangiye tuzarutsinda. Njewe igituma nsa n'ubihaga cyane, intambara zatangiye kurwana za Murere bageze bazirwaniriyo, ziraza zigera muri za AFDR zigaturuka Bukavu bakagenda Mushasha hose. Izi za RCD zatangiriye Kinshasa na za Bukavu, ariko ubwo buzasubiye hari iwacu kwivuko bavuga ngo batwirukane dutahe, kandi ntibazabishobora. Ikizava hariya kizaduheza gutura tutarabakongomani, tutarabashitsi sorry, kuko umuntu wese yaje kukwirikana za gukura mu wawe. Iyo wabaye umugabo ukarindira mu wawe, abahamya bazabaza inkiko zigatsinda. Ibi bintu bya politike biragoye. RCD yakoze akazi kenshi. Musubije amaso inyuma tuvuge bya gisirikare, amapete dufite ntabwo twigeze kuyagira, kandi ntitwari kuyagira tutamenya amaraso. Nawe yafite ikiguzi cy'amaraso kirahasanzwe. Nimba nari yahayamene kiriya ruguru ni uguhamiriza kuko kiriya gihugu ari cyacu. Kabona ngo tugira imbaraga nubwo tutari ku rugamba, ariko hari byo dukora mu bushobozi bundi busanzwe. Kandi umuntu wese urwana abari ku rugamba n'abari hano bakora mu bushobozi bwabo busanzwe barabikora rwose. Centre Africa twagiye ku nyungu za politike. Ico gihe bari bambitse Kayoyo Colonel Furu, abandi bakomanda batayo babambitse Lieutenant Colonel. Ngo turare twavuyeyo bamugira General de Brigade, yapfuye ari General Major. Ayo na amateka yanditswe mu gitabo kimwe n'iki gitabo. Titwabisuzugura kuko byose titwabibonera icyarimwe ngo tubone ngo
iki twakigezeho cyarimwe tugenda kuri etape kuzageza n'ibindi byose birangiye. Murakoze. reka kubwo kunganira umuvandimwe tuvuge mu magambo magufi kuko ubumwe n'izo mbaraga. Nimba hari ibyo twabashije gutsinda, hari intambara twatsinze, hari urugamba twatsinze, ni urukundo n'ubumwe. Uyu munsi icyo twoshishikariza ubwoko bwacu cyane cyane urubyiruko ni ukuva mu macakubiri, tukaba umwe, tukubaka igihugu cyacu. Ibyo nari numvise mubaza ngo twagiye mu ntambara tutazi zitafite umurongo. Izo ntambara zari zifite umurongo kandi zari zifite icyo zivuze. Abenshi batekereza kuko kurwanira nko muri Ekwateri ntacyo byari bimaze ku bwoko bw'abanyamurenge. Turi abanyamurenge twajanye n'abandi bakongomani, turi abakongomani twese, twaharaniraga uburenganzira twese kimwe. Ni ukuvuga ngo nimba twararwanaga ziriya ntambara, ntabwo twogwanira hariya muri iriya misozi gusa. Turi abakongomani, igihugu cyose kiratureba. Tugomba gukwira igihugu cyose kuko turi abanyagihugu. Twarwanya intambara zifite intego. Batuzanira Jean Pierre Bemba, habanje kuza Ondekane araduhagarika aratubwira ngo dufite intego imwe gusa yo gukuraho Kabila, rero mwebwe mukomezanye na Bemba, twebwe turakomezana RCD mu zindi axe. Ni ukuvuga ngo twari tubizi, twari tuzi icyo tugiye gukora, twari tuzi intego dufite, kuko n'ubundi kwari gukuraho buriya butegetsi bwaza butwica urubozo. Rero tukaba tubashishikariza kugira ngo abantu bose babumwe. Ubumwe ni imbaraga, ubumwe ni imbaraga, mu rukundo niho tuzotsinda. Murakoze. Reka nsabe chairman wa Kitengera atambuke hano nawe agira icyo avuga nk'uwakiriye bana Ikanga mu muhana we. Sawa, arakoze munyamakuru Gapango. Abanyacubahiro mwese, abashumba, abayobozi, reka dufate umwanya tubashimire. Iri tsinda ko dushobora kuryita ryitwa bana Ikanga. Tumaze kuganira na Chairman Felix, ambwiye ko bazamura iki gitabo, twarabyishimiye kandi tuvuga kuko tuzomwitaba kugira ngo tubashe gufatikanya. Turabashimiye cyane, mwakoze ubutwari. Ubutwari bwanyu si igitabo gusa, n'amateka yonyine mutubwiye. Imana ibahe umugisha. Icyo mwakagomba gukora mwaragikoze. Numvise benshi bababaza ibibazo ngo ese mwageze ku ntego, nubwo bivugwa kuko mutageze ku ntego, ariko icyo mwakagombye gukora mwaragikoze. Rero turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Iki gitabo mubishije kuko arabagiye babaza ngo ese nta kuntu mwazahuza n'abandi bagiye maciye mu yandi maxe. Iyi ni rekomandasiyo nziza. Hari n'ikindi nigeze kubona cyanditswe na Willy bari Akayore. Rero amateka ari nayo twari tuyazi, ariko turayamenye biciye mu gitabo mwanditse.
rero turabashimiye. Turashimira mwebwe mwese mwitabye Mpamagazi, turashimira abashyitsi bavuye mu turere dutandukanye, harimo Chairman Michael, harimo Chairman Gigi. Turabashimiye kuko mwabashije kwitaba. Rero turashimira abapasiteri bacu, turashimira abanyamakuru, turashimira abaturage bose ba Kitengera. Imana mu ijuru ibahe imigisha kandi tuzadushigikirana. N'undi wese wumva kuko yagira umutwaro wo kwandika. Ikindi ndangirizaho, ubumwe n'imbaraga. Akazi mwakoze mwaragakoze, natwe dusigaye rero kubabwira ngo iriya ruguru iwacu hari intambara nyine, turabizi ko iriyo, ariko kuba turi hano dushobora kuyirwana turi hano. Uruhare rwacu tuza tubabwira buri gihe, imbaraga ni ubumwe, tuzadutabara kandi tuzumve cyo kimwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Munyemerere rero mbere yuko twakira Chairman Ruhumuriza kudusoreza, aba bagabo n'abadamu babo tubakubitira amashi menshi cyane. Mu by'ukuri kubera ko bamwe batarasoma igitabo ntabwo baramenya baribo. Aba ni intwari zikomeye n'abagenzi babo batari hano. Abangaba bamwe muri bo barimo bambwira ejo bundi twicaye ahantu ukuntu basangiraga n'akabira gutya ku meza. Mwumva ico gihe kugeza kuri none, ariko kubera amateka y'ubuhunzi dore uko bameze. Ariko nanone ntibacitse intege. Jewe nanakwifuje ko mukomeza kuzaza muvuga. Abasivile bari mu kudusakuriza cyane, kandi amafuti dufite menshi nuko mucecetse. Ariko urabona nk'uriya mugabo wicaye hariya yari yacecetse, yacecekanye ibintu bikomeye. Muza muvuga amafuti bavuga mu yakosore, kuko understanding yanyu iri hejuru, ntabwo mwumva ibintu kimwe natwe. Rero mwarakoze, mu by'ukuri turabashimiye, kandi muzakomeze mwandike n'ibindi munabishire mu ndimi mpuzamahanga kugira ngo n'abandi bumva aya mateka. Reka dusabe Chairman Ruhumuriza watumiye abantu agira icyo avuga dusoza. Arakoze cyane umuhesha w'amagambo. Ni ukubashimira mu by'ukuri. Twatekereje ko uyu munsi iki gitabo tugishyira ku mugaragaro kuko kigize igihe kirekire cyaranditswe, ndagira ngo umwaka kurashira, ariko nyine ibintu bikagenda bicanamwo. Ariko uyu munsi kuba tugezeho tukaba dushoje kino gikorwa, turabishimira Imana. Ntarabahangura cyangwa se ntarakomeza gushimira abantu, hari ikibazo cyakomeje kugarukwaho bavuga ngo ese ko twanditse igitabo, ese twageze ku ntego. Mu by'ukuri intego ntiragerwaho, kandi si ngombwa ko ari twe dusoza namwe mwabisoza, ahubwo mwari kudushimira ko twakoze ikivi cyacu, ahubwo namwe aho tugejeje mugahaguruka mugakomerezaho. Kubera ko mugiye mu mateka y'ibihugu n'amakontina, za revolution murazizi z'imyaka myinshi cyane, kandi ndibaza ko muri ibyo bihumbi byose by'iyo myaka ntabwo abatangije aribo basoje, ahubwo ya ntego muyikomeje mukayikomerezaho. Twabasigiye yacu mateka uko twagenze n'aho twaciye, n'ibyo twakoze n'ibyo twananiwe gukora, ko murabyumva, kandi ndabizi ko yenda hari benshi babyumva, ari abana tuzasiga bazabikomerezaho, kandi muracafite imbaraga. Twe twagiye tugifite imyaka mikeya cyane, kandi ubu nyine ko turasaza, ariko si uko tutogenda, bibaye ngombwa twogenda, ariko kandi timutegereze ko ari twe tugomba gusoza, kandi namwe mubishoboye murahari, kandi namwe mubikora. Ndashimira mu by'ukuri abantu bose mwatwitabye, twarabandikiye bisanzwe, muraza uyu munsi tukaba twabanye namwe.
turabashimira cyane kuba mwatwitabye. Habaye imvura, ikirere uyu munsi cyazindutse carakaye, abantu bagira ngo barasohoka imvura ikagwa, ariko mwayisohotsemo muraza kugeza mugeza aha ngaha tukabana namwe. Ndashimira abantu bavuye kure mu by'ukuri, Chairman Michael, Chairman Gigi n'abanyamakuru bacu bavuye mu turere dutandukanye, mwagize neza kubana natwe, turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nanone titureka gushimira abashumba bacu, mu by'ukuri twarabahamagaye muratwitaba muraza tukaba twabanye namwe, mwaduteye iteka, namwe turabashimiye, ngo Imana ikomeze ibagirire neza. Titworeka nanone gushimira abaturage bose bagitengera abashije kuza kugira ngo tubane, namwe mwagize neza. Ndarangiza nshimira ababene data ba represente benshi batari aha ngaha, hariho bakeya muri twebwe bamaze kuja mu bihugu byo hanze, ubwo atari benshi cyane, abandi baracari hari hakurya mu gihugu cyacu, baracari mu ngabo, abandi babivuyemo, ariko abo bose aba mwabashe kubaserukira, namwe ndabashimiye, ndetse ndasize n'abacu hano inyuma, mwagize neza namwe kubana natwe, ndetse hariho bamwe twebwe twagiye tukiri batoya twatarashaka, ariko hari n'abarasize abagore. Abo bagore nabo barihanganye, abagabo baragenda barakora akazi baragaruka. Kuba mwarihanganye muri mwebwe turabashimiye, ngo Imana ibahe imigisha. Rero turarangije gahunda y'uyu munsi, ico turangirizaho ni ukubabwira ngo mukomeze muza mushigikira abantu bose. Mu by'ukuri bibajije ngo ese iki ni cyo gihe cyo kwandika, ese twageze ku ntego? Nta gihe cyo kwandika gihaba, ndagira ngo kuba twanditse ubu nyine nuko ari cyo gihe tuboneye uburyo, ariko kandi bibaye na ngombwa twakomeza tukandika, ariko ntitworeka kwandika ngo ubwo tutaragera ku ntego. Oyaye, bamwe muri twebwe ko baratambuka, hari n'igihe twotambuka twese kandi tudasize aya mateka, ariko kuba twayasize uyu munsi ntibyobuza gukora ibyo dukora. Abafakaje twasigiye na bagenzi bacu ndetse n'imfubyi. Rero muduteye inkunga tukagura bino bitabo bizabafasha, nubwo uyu munsi wewe tutagufasha, ariko tuzafasha n'ababa bazasigaye. Rero turabashishikariza kugura amafaranga 500 gusa, mukigure, nimumara kukigura muzamuteje imbere, kugira ngo nanone kuduteza imbere muzamuteje umupfakazi wacu imbere, muzamuteje imfubyi yacu imbere. Ibyo zose ndagira ngo nizo duharanira ubwoko bwacu. Rero gukora muzaba mukoze neza cyane. Hasigaye turabashimiye, turabashimiye izo mwakoze, abanyamakuru mwese mwagize neza, n'undi munsi tuzabahamagara tuzatwita. Hasigaye turabashimiye cyane. Reka nanone nshimire ari umwana wacu uri hanze, n'uburyo yadufashijemo gukosora kino gitabo, amahanga n'ubashishado, yakoze ibikorwa binini cyane mu by'ukuri, ndetse n'umwanditsi wacu Makereza mwagize akoze akazi kanini, namwe turabashimiye cyane, kandi igihe cyose nanone tuzakomeza kwiyambaza, muzakomeze mukore ako kazi. Murakoze cyane. None abakeneye ibitabo biri hano muze mubifate kugira ngo mukomeze guteza imbere. Hasigaye turabashimiye kandi mukomeze kugira ibihe byiza batazaza. Ibitabo buri wese ndagira ngo waje hano araza gufata igitabo, kandi ntazavare mu mugure, n'abatari hano bari hanze kugira ngo bose bibona. Reka mazamu kubifata mu ntoki, abari gufata amasisi buri wese afata igitabo cyane, mwerekana kuri titire ingufu z'ibihe bahaguruke. Okay,
nta kibazo reka babikore dusoje nta kibazo barabifata icyaro ndetse n'isozo turabaha umwanya wo kubikora abari hanze bifuza ko muza gutanga nimero abashakira bakiboneraho kuko bakibona ubu byaroroshye nabyo muze gutangira address hanyuma reka nsabe pasiteri w'Urwaneza adushimire Imana yabanye natwe nanone nasengere intego ziri muri iki gitabo nizo zikomeye kugira ngo Imana izadufashe tuve mu buvuzi n'ibyo baharaniye tuzabigereho. igihugu cyacu cyakoze kubera gukora icyo dukeneye ni ukubona natwe turimo duteza iwacu imbere tukanywa amazi y'iwacu tugasengera ku misozi y'iwacu tukavuga ubutumwa iwacu tutikanga kandi buri muntu wese atishisha mugenzi we turasengera amoko bashize muri Kongo arenga 450 ni ubushake bwawe nibaza ko kiri mu gihugu gifite ibihugu bifite abantu cyangwa abantu benshi kandi gutandukana kw'amoko ntabwo ari igihombo kuri twe nta nubwo bigomba kuba impamvu yo gusubiranamo ariko mwamenya ko murakuvuma ahubwo n'umugisha kuko dutandukanye mu bitekerezo no mu mico iyo tubihuje biba byiza twikubaka igihugu n'ubwami bwawe turagusaba kugira ngo tugire neza wibuke Kongo uyikize maze abana b'imfubyi bari n'abapfakazi komeza mwami kuko ubwira imitungo hirya no hino wanyura mu biti wanyura mu Kongo utanga urukundo muri Kongo abakureba banyitu n'ababembe n'abanyamurenge n'abashinya banyu tukabana amahoro tukakabirana tugasangira tugahinga bakatugurira amatungo natwe bakabwira ibyo tukajya gukora bisanzwe amahoro yawe ntakanze rero amaze tugiye gutandukana buri muntu agerwe amahoro mu izina rya Yesu asigaye muri bitabo muhaguruka bagafotora iyi foto mufite ibitabo buri wese ni ifoto gusa